Tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Muhereye Imvaho. Uyu munsi turi bwifashishe imitekerereze n'inyigisho z'imyitwarire y'abantu ngo dusobanukirwe ubusobanuro byimbitse by'inzozi umuntu arota atwite. Inzozi ni ikintu gikunze gushimisha benshi ndetse rimwe na rimwe kikaba kibangamira abandi bitewe n'uburyo ziba zigaragara. Mu buzima bwa buri munsi abantu benshi bakunda kwibaza impamvu urota ibintu bidasanzwe, rimwe na rimwe bikaba bisa n'ibidashoboka. Muri ibyo nko kurota utwite ni zimwe mu nzozi zikunzwe kwibazwaho cyane, haba ku bagore n'abagabo. Kurota utwite ntibisobanuye gusa kuba umuntu w'igitsina gore uri mu bihe byo kuzatwita mu by'ukuri, ahubwo kenshi kiba ari nk'ishusho y'ibindi bintu biri mu buzima bwawe. Ibi bishobora kuba ibitekerezo bishya, imigambi mishya, inyota yo guhangana n'udushya, cyangwa se ikaba ikimenyetso cy'ibyo umuntu agiye kwinjiramo mu buzima bushobora guhindura ahazaza he. Iyo urota utwite bishobora kugufasha kwinjira mu rwego rwo gusobanukirwa n'ibyumviro byawe, ibyiringiro ndetse n'inshingano ziri imbere yawe. Inzozi zishobora gusobanurwa mu buryo bwimbitse bitewe n'uko zigaragara, aho uri n'icyo yumvagamo mu gihe wazirotaga. Ikiganiro kigamije gufasha buri wese gusobanukirwa ibibera imbere mu buzima bwacu ku buryo bw'imitekerereze, amarangamutima ndetse n'inzira twanyuramo mu buzima bwa buri munsi. Ubundi inzozi ni ijwi ry'imbere riduha ubutumwa ritanyuze mu magambo asanzwe, ahubwo hakaboneka amashusho, amarangamutima cyangwa se ibihe byihariye tubona turyamye. Abantu benshi batwandikiye badusaba ko twazasobanura kurota utwite. Reka turebere hamwe ibyo 15 butandukanye bwo kurota utwite n'icyo bishatse gusobanura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niba utarakora subscribe, kora subscribe cyo gikomeza kubara mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Reka nutanye tureba uburyo bwa mbere ushobora kurota mutwite. Uburyo bwa mbere ni ukurota utwite wowe ubwawe. Iyo urota utwite bisobanura ko hari igitekerezo gishya, umushinga cyangwa ikintu kidasanzwe kiri gutangira gukura mu buzima bwawe. Si ngombwa ko ari umwana, ahubwo bishobora kuba ishoramari, ubuhanzi, urukundo cyangwa intego wiyemeje vuba. Urugero, mu gutekereza gutangiza umushinga ashobora kurota atwite, ubwo inzozi ze zikaba igisobanuro cy'iterambere ry'icyo gitekerezo. Icya kabiri, kurota utwite kandi uhangayitse. Inzozi nk'izi ngizi zerekana ko waba uri mu bihe byo kwihanganira umutwaro. Ushobora kuba ufite ibibazo by'amikoro, ibyo utekereza byinshi cyangwa ubwoba bwo kutazagera ku ntego. Utekereza byinshi ariko ukaba utizeye ko bizagenda. Indi bishusho y'umutwaro cyangwa se inshingano. Icya gatatu ni ukurota utwite ariko uyibonamo umunezero. Aho inzozi ziba zerekana ko ubuzima bwawe uri mu murongo mwiza, hari ikintu cyiza kiri gukura imbere yawe kandi wumva wishimye, wizeye ko kizagera ku musaruro. Urugero nko kuba ari mu rukundo rushya ukabona ko rugenda neza, ukarota utwite bishushanya ko urukundo rwawe rurimo gukura. Icya kane, nko kurota usama. Iyo uri kurota utangiye gusama bisobanuye intangiriro y'ikintu gishya. Bishobora kuba igitekerezo cyavutse mu mutima wawe, ntikiramenyekana cyane ariko gitangiye gukura buhoro buhoro. Ushobora kuba utekereza gutangiza ubucuruzi, kujya kwiga cyangwa se gutangiza umuryango. Icya gatanu, kurota inda nini cyane. Inzozi nk'izi ngizi zishushanya igitutu cyangwa umushinga munini uri gukura cyane. Birashoboka ko waba uri kwikorera ibintu byinshi bikagutera umutima uhagaze. Urugero, umunyeshuri ukora umushinga wa nyuma ashobora kurota inda nini, bimwereka igitutu cy'iyo gahunda. Uburyo bwa gatandatu ni ukurota inda y'umuntu utari umwamusano mufitanye isano. Izi ni inzozi zishobora kugaragaza igitekerezo cyangwa amarangamutima waba warakiriye ku muntu runaka cyangwa se imishinga mufitanye. Ibi bishobora gusobanura ko hari igitekerezo cyangwa amarangamutima wakuye ku bandi utarabasha gusohora neza cyangwa kuvugaho. Uburyo bwa karindwi ni ukurota inda ibyaye cyangwa yibarutse. Nk'izi ngizi ziba zerekana ko imbaraga washyize mu kintu zatangiye gutanga umusaruro. Urugero, umwarimu wateguraga amasomo menshi agahuza n'intsinzi y'abanyeshuri be ashobora kurota yabyaye. Uburyo bwa munani ni ukurota uri mu byishimo n'inkunga y'abandi. Ibi bigaragaza gushyigikirwa n'abo ukunda, byaba ari umuryango, inshuti cyangwa abo mukorana. Indi sobanura imishinga abandi bagashyira mu gaciro, bakagufasha kugera ku ntego. Uburyo bwa cyane no kurota utwite itunguranye. Ibi ngibi bisobanura ko ushobora kuba uri mu bihe aho wumva ko ubuzima bukuzaniye ibintu utateganyaga. Indi sobanura impinduka zitateguwe ariko ikaba igomba kwakirwa uko biri kose. Urugero, guhindurwa akazi cyangwa se gutandukana n'umukunzi wawe bikagutungura. Uburyo bwa 10 ni ukurota utwite impanga. Ushobora kuba ufite imirimo cyangwa se ibitekerezo byinshi bikomeye uri gukura icyarimwe. Bishobora kugaragaza umuvuduko w'iterambere.
Ikindi kandi kurota utwite impanga bishobora kugaragaza umuvuduko w'iterambere. Uburyo bwa 11 bwo kurota mutwite ni ukurota utabasha kwemerera abandi ko utwite. Ibi bishushanya amabanga cyangwa se inzozi wihariye udashaka gutangaza. Ushobora kuba ufite ibintu utinya ko abandi babimenya. Waba uri gukora nk'ikintu gishya ariko ugifitiye ubwoba bwo kukivuga. Uburyo bwa 12 bwo kurota mutwite ni ukurota utwite inda y'umugabo runaka utari uwawe. Inzozi nk'izi zishobora kuvuga ko hari ibitekerezo cyangwa se amarangamutima utarakira cyangwa se wifuza kugira umubano udasanzwe n'uwo muntu. Uburyo bwa 3 ni ukurota uva amaraso kandi utwite. Iyi ngiyi ni ishusho y'igihombo cyangwa se ubwoba bwo gutakaza igitekerezo cyangwa umushinga. Ushobora gutinya ko ibyo wakoraga bitazagerwaho cyangwa se bizangirika. Uburyo bwa 14 ni ukurota utwite ariko nta muntu ubizi. Ibi bishobora kuba uri mu gihe cy'iteganyirizwa, aho ushaka gutegura ibintu mu buryo bw'ibanga. Bishobora kuvuga ko uri kwiga, kwitegura cyangwa se gutekereza byinshi udashaka kubwira abantu. Uburyo bwa 15 aribwo bwa nyuma ni ukurota uri mu bukwe kandi utwite. Inzozi zerekana guhuza urukundo n'iterambere. Indi isobanura igitekerezo naho ubukwe bwo bugasobanura umubano. Iyo bihuye bivuga imishinga ifitanye isano n'urukundo cyangwa n'ubufatanye. Tugana ku misozo muri kino kiganiro twavuga ko kurota utwite bishobora gusobanura ibintu byinshi. Urugero, igitekerezo gishya, umushinga, ubwoba, ibyishimo cyangwa impinduka mu buzima. Ibyo urota ntibikwiriye kwirengagizwa kuko inshuro nyinshi aba ari ubutumwa Imana ishaka guhereza cyangwa se n'ubwonko bwawe bugerageza kukugezaho. Ntiwibagirwe ko umubiri urarota ariko umutima n'amarangamutima nibyo bituma inzozi z'ibishusho y'ibibi imbere mu buzima bwawe. Murakoze nanga dusoje ikiganiro cy'uyu munsi. Niba niba utarakora subscribe kugira ngo tukomeze kubana mu biganiro byacu bitandukanye. Murakoze, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Naho ubutaha.